How do you feel, Shadibu? Kuba ufite umukunzi muri aka kanya? Ndi mu ijuru pe tandukanye zo. Igihe watandukaniye n'abandi bantu. Ntabwo banyujije mu ijuru. Ubwo ndi mu ijuru rero. Ndi kumwe n'umwana kandi umukecuru niyo nza kuba umukecuru ntabwo nari kubatwara kiriya gikombe kamena. Baho urukundo mari feeling ibintu byiza ntabwo bireba about age ntabwo bireba. Hano byari ngombwa kugira ngo bimenye. Ikiri ngombwa nuko dukundana that's it. So I think Ubwo abantu bitandukanye. Gukundana n'ubusa. iyo bigiye muri mata y'akazi aba ari akazi sibyo? It's like n'abapaparazi. Interview nk'abaselebrity. wow, bisanye. Wow. Yari great. Alright, reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Exclusivity Show. Jidena ndagarutse nongere kubaha ikaze. Aka kanya mbereye kuri Atmosphere Restaurant, ni hoteli ya Mentos iri iherereye hano mu Kiyovu, ndetse ni naho tugiye kuganiriza Shadibu na producer yewe. Numwe mu producer beza cyane ariko afite amakuru menshi ariko muvugwa. Shadibu we muramuzi, numwe mu ba celebrity bamaze igihe kinini mu myidagaduro yo mu Rwanda, ndetse amaze no kwegukana igihembo cy'umwamikazi mwiza higitse abandi benshi cyane. Turabaganiriza twumve amakuru menshi abavugwaho. Ni bamwe mu bantu bari kuvugisha abantu, ese iyi couple bivugwaho nibyo, ese barakundana koko cyangwa birangira muri ariya mashusho tubona. Stay in touch tuze kubana. Behind the camera ndi kumwe na DJ Drizzy Bila Makosa, umwe mu DJ beza cyane. Hanyuma stay in touch tuze kubana tuganira nabo. Alright, turi kumwe na couple igezweho mu mujyi mu murwa wa Kigali, Shadibu na yewe. Ni imwe muri couple zikunzwe bitewe na Shadibu ni umustar, amaze igihe kinini muri industry ndetse arakunzwe, anaherutse gutwara igihembo cy'umukobwa mwiza Queen mu Rwanda. Nubwo ari Shadibu ari bamwe umwamikazi batarakishimiye Queen. talk about Yewe yarangiriye yo ndongeye kwakira umeze gute? Noneho bimeze neza, uri kumwe na Shadibu. Ni naho navuga ko aribwo bwa mbere mugaragaye muri kumwe noneho muri interview nk'abaselebrity. wow, bisanye. Wow. yari great. Shadi, mumeze gute mu rukundo muri iyi minsi? Ndagira ngo wenda ubwire abantu badukurikiye bari excited ya couple yanyu. Nababwiraga ko ari couple igezweho mu murwa Shadibu na yewe, ariko nabasaga none kugira ngo how do you feel, Shadibu, kuba ufite umukunzi muri aka kanya? Ndi mu ijuru pe. Niyo bitandukanye, tuzi ko wagize abandi bakunzi batandukanye, ariko ubu ngubu ni buri excited, wifuje no kubitangaza, ndetse ubu ngubu biragaragara ko wishimye kabisa. Tandukanye zo. Igihe watandukaniye n'abandi bantu. Ntabwo banyujije mu ijuru. Ubwo ndi mu ijuru rero. Yewe, ni iki Shadibu yakweretse ukavuga ngo uyu mukobwa n'abandi bantu yagize bose ntacyo bamaze? Ni wowe umaze kutwibwira ko ari mu ijuru. Urukundo, that's it. It's sweet, yeah. Biragoye gukora iki kiganiro kubera ko Shadibu ari excited, ariko ndibaza ko Shadibu muri iyo minsi nyuma y'uko bigaragaye uri kumwe na yewe ahantu hatandukanye, abantu baravuze ngo Shadibu yatwaye umwana, ngo Shadibu ni umukecuru, ngo Shadibu ibiki, ariko icyo abantu bagukundira sometimes ni uko utajya ukunda kwita ku bintu ndetse utajya usubizanya.
we ku bwawe iyo ubibonye bikwigisha iki cyangwa se tubasubije abantu badukurikiye cyangwa se usubije abantu badukurikiye ni iki wavuga kuri abo bantu? ndi kumwe n'umwana kandi umukecuru bakunda kuvuga ngo umukecuru ariko ntubyitaho n'umwana bivuga umukecuru niyo nza kuba umukecuru ntabwo nari kubatwara kiriya gikombe kameme bino beauty abana baranabuje so about abandi kumwe n'umwana nabo bashaka iwabo Hello. Yeah, so about urukundo my feelings byiza ntabwo bireba about age, ntabwo bireba ukuntu za feelings biterwa n'uburyo uconnect n'umuntu. It's about connection ugiranye n'umuntu. So niba nababajije mwiza mu mazi ariko umuntu nikunda yewe reka mubaze aka kantu. Abantu bakubonanye na Shaddy Boo mu rukundo mu minsi ishize unatangaza indirimbo bita Dango tugiye gushyira hanze. Abantu bavuga buriya Shaddy Boo na yewe ntabwo baba bari gutwika. Ese kubera iki urukundo rwabo ruje mu gihe yewe yarakwitegura gusohora indirimbo? Baye icyo bita coincidence. Ni ibintu bishobora guhurirana kubera ko nta ruhare na ruto twabigizemo kugira ngo videos zijye hanze. The Queen nanjye twabibonye on social medias and we decided to just expose it out as the way it works. So ntekereza ko nta ruhare na ruto twabigizemo kugira ngo abantu babimenye, nta nubwo ari ngombwa kugira ngo babimenye, ikiri ngombwa ni uko dukundana, that's it. So I think nta hantu bihuriye kubera ko iki gitekerezo nakigize either before, nabivuzeho mu biganiro either before, nta hantu ibyo bintu bibiri bihuriye. Ubu ni umuziki wanjye, ubu ni urukundo. Yego navuga ko aribwo mu bigaragara muri no minsi cyangwa se mu gihe cyose gishize turi kubona Shaddy Boo yishimye, yaba muri interview yakoreye ku gihe yarabigaragaje. Hanyuma ndakubaza icyo kibazo nari mubajije. Iyo bakwise umwana Shaddy Boo bakamwita umukecuru, ni ibintu of course ku bantu bishobora kugira ikibazo, ariko wewe ubyakira gute? Wabyakiriye gute? Ntabwo ninjiye muri iyi mihanda ejo biranyorohera ku understandinga yuko muri media buri wese afite own opinion yo kuvuga ku kintu. So ntabwo mfite uburyo mbahagarika, niyo naba mufite ntabwo nabahagarika. Shaddy Boo ni umusitari, niwe muntu wa mbere ukurikirwa cyane n'abantu benshi mu Rwanda. Birumvikana ko akunzwe kandi icyo gikundiro ntabwo yakiguze. Ni urukundo rw'abanyarwanda, ni urukundo rw'abantu batandukanye. Gukunda n'umucelebrity ejo bundi usanga ibintu byanyu biri hanze, wewe ubyakira gute? Video buriya ibyo dushatse kubereka twabereka, tutabishatse so ibyo babona byaba ari kwa kundi twatoreye twavuze ati babibona it's fine, nta kintu na kimwe bidutwaye. Ibyo twumva ko ari our privacy, it's our privacy. ni ibintu byiza navuga ko ari urukundo rumeze neza rutrendinze hano mu Rwanda. Ariko Shaddy Boo nk'uko nabikubwiye uri umwe mu baselebrity bazwi. Ejo bundi watwaye igikombe cy'umukwini cy'umwamikazi wambaye hano mu Rwanda. Ni igihembo cyari giherekejwe na miliyoni zigera muri 6, ndetse abantu benshi cyane kuri Twitter unakunda gusubiza abantu cyane bakibaza ni Shaddy Boo. TikTok ahubwo bazongera ukunda gusubiza abantu benshi cyane bavuga ngo ntabwo wari ugikwiye, ngo uyu mukecuru abo mwari muhandanganyeho wabonaga kuri wowe kuri bo ari iki, ari intera cyangwa ikintu wabarushije ari ikihe?
experience na social media ese cyane cy'ibisubizo ubundi according n'indi uko mbyumva ira award ibyo bazabibaza babite aho uzatubarizwa giteguye kubera yuko kugira ngo kimuhinde bose nubwo yabonaga ko akidizabinga kuri wowe mwese hari ubona se cyangwa hari utekereza ko shigiza ngiye kubwanjye nanjye ndi umuntu wo kwitangaza esa na experience Shadi umugabo wawe agiye muri music kuri Twitter nabonye uri gusubiza umuntu wari wanditse kuri The Ben umwe mu bahanzi bakunzwe banakomeye mu Rwanda avuga ko bari kumusebya ndetse abantu bagusamira hejuru tweet yawe kubera icyo wakoze yamuvuzeho basa n'abari kumusebya ni wowe ku rwawe ruhande uza udefanda The Ben kuvuga kugira ngo ndebe umuhanzi wawe niba muvugaho ikintu cyangwa ndahari ntabwo nakwitera design wakiriye gute kuba agiye kujya mu muziki nabyakiriye neza cyane rwose nubwo atari akazi koroshye ndahari ariko wakundanye n'umuproducer ni umudirect ni ibintu nabozemo cyane ntabwo ari ibishya n'abo twabyaranye ndabimenyereye so noneho ibi ngibi bimenyereye Jadi mu minsi ishize dukorana indirimbo azarayigukora n'uwakonanti mu minsi ishize nabonye ikiganiro abantu bavuga ko Shadi yishyurwa amafaranga kugira ngo akundane na producer ye ari ugutwika ariko nibaza inyungu nyine Shadi yaba abikuramo kugira ngo atwike irada yiwe wakuraho urujijo kuri icyo kintu ese yewe yarakwishyuye kugira ngo mujye mu rukundo n'uzi nabo bazazanira amafaranga bakayishyura bakora ko tujya mu isoko nawe uzayazana niba yazana sizayemera turi ko nzayemera tukajya mu rukundo urumva ari ibintu byoroshye kwishyura umuntu ngo mujye mu rukundo ntibazayazana Shadi hari ikiganiro wakoze mu minsi ishize kuko ndabafatira ariko turagirana akaganiro gatoya wakoze kuri Twitter hacishikana abantu bashaka gukira ikiganiro gikoze yasinze yari yasinze ariko ni ibintu biri harassment ariko ni ibintu bimenyereye cyane nk'umucelebrity ibintu nka biriya ni kuri social media byakiri gute Shadi nta modoka narimo nta kintu nigeze mu mategeko njye nkora etavusa kuvuga ngo ni soba cyangwa wowe nta tegeko ngenzi kwenda bazambwe nimba kukwahita kuri nimba ari uko uri soba cyangwa ari uko wowe bazambwe nimba ari itegeko n'ishyari stop that's the right yo kuba ntawe cyangwa this is my right as long as nta tegeko nyinshi nimba ari ihari I'm okay ndetse kuko ari wawe niba babibonye niba batanga bose bitwaye ikise message natanga ntabwo bazivuga cyangwa nishe kamera yewe reka twivugire ku muziki ku itariki 15 uzasohora indirimbo bita abantu mu mashusho ngo Shadi izayigaragaramo ngo indirimbo ngo wewe na Shadi ngo mwakoze ngo muri gutwiga kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ese mu mashusho wifashishije Shadi kugira ngo iyo ndirimbo wa gatanu nzadropinga indirimbo yanjye abanyarwanda basaririmba
bigurimo koko bazategereza barebe no ni surprise no ni surprise ntabwo bazi ntabwo none bazi bategereje bro gusa nyine ugomba kuyireba they just be ready on Friday we're doing it akawayitse bazabona umwana ufite impano we mwamwapinze impano niyo yadanje Shadi ukunda gusapotinga impano ngiye kuva nakomera ari nayo mpamvu ndikubajije ko abantu bashobora gukeka ko ariyo mpamvu ushobora kuba warakunze impano yagewe mukajya mu rukundo kugira ngo musapotinge kubera impano yiwe wow crazy hey shaya bazaza impano zabo ndebe ko namubwira abo bantu bazanira impano zabo ndebe ko nabo nzabakunze okay yanzaniye impano yiwe Shadi reka nongere mubaze ikibazo niki wakundiye yewe niwe musore ubwa nyine abasore baje i Kigali bamugirisha niki uvuga ngo nakundiye yewe undi musore atazana ku meza akavuga ngo nanjye Shadi nakuze this guy is really different, like he's unique, he's afite mu mutwe, you know, like aratekereza kurusha ndabizi benshi barapfuye ibiti byose bari kwipanga mu nzira ziba ariko ntabwo kubera ko umutwe afite ntabwo ufite aratekereza, you know, he knows azi icyo ashaka bazabimenya nyuma. yewe wakoreye abahanzi barimo Otile Brown, ukorera Eddy Kenzo, ukorera n'abandi bahanzi batandukanye bo hanze ukorera abahanzi batandukanye nk'umuproducer ariko noneho Shadi barahanze yarahanze yumvishe abahanzi bose ntabwo yarabizi bizamubwira ibintu byose ni iki cyo kwitega no mu muziki nizere imbaraga uraba ufite muri muziki kumaze kwinagaruka kino Beko banayiteganyije ahubwo ongera usubire abantu hanze ngo proposa Shadi umuproducer arakomeye ariko music ntabwo ayirambiyemo cyane niyo mpamvu banze bambi yakoreye Otile Brown indirimbo akorera Eddy Kenzo indirimbo wibaze uwo muproducer ugiye gukunda none agiye mu muziki ntabwo ari gusubira hasi cyangwa ntabwo ari gusubira hasi abantu yakoreye production bakagira ikibazo kuko yinjiye mu muziki akaririmbo keza kakitwaje igisa n'ibindi koza ibyo bintu biriya biratandukanye sibyo iyo bigiye muri mata y'akazi aba ari akazi sibyo it's like nyine ni akazi icyo gihe biba bigiye muri mata y'akazi mba ndi gukora akazi nk'umuproducer mu gihe ku yindi side mba ngomba kugaragara nk'umuhanzi so abantu bagomba kwiteganya muri those two sides without kuvuga ngo hari umuhanzi munini cyangwa se ngo zigihangano cyiza ngo ndakikubiye inyinshi kuko abenshi mu bahanzi basanga nanazikompoje aba ari indirimbo naririmbye baza sometimes ntabwo ari igihe cyose ariko biraba so it means yuko indirimbo nziza anytime I can make it so just expect more ahubwo babe expecting ko ugiye kurenga gukorana ahubwo n'abo ngabo bari bazi nyine gukomeza bajya kure cyane bitega iki mu muziki ugiyemo usangamo abandi baproducer nka Element, abandi baproducer na Loda na nyinshi mu muziki n'abandi baproducer batandukanye ariko bari muri music. Mu gisubizo kimwe ni bitega ibihangano byiza, bitega imiziki myiza. Mufite ibibazo niwe mu producer ugiye winjiye muri music ufite umukunzi oya nagaruka udafite umukunzi urumva iyo ubigize birenze agomba kuba afite n'umukunzi urenze wowe ubwo bafite abakunzi b'ubufu nyine
Shaddy, Oui. ni iki gikurikiyeho mu rukundo rwanyu? Ni step by step mu rukundo, ariko abantu noneho hanze batangiye kwigwa, hari abo naciye bavuga ngo noneho ngo yewe yamwambitse impeta ngiki, ubu noneho iki Ibyo bintu by'impeta ntabwo ari urukundo, urumva? Twe dufitanye connection yacu, ibyo twapanze ibintu byacu, nimutuvunjira ngo mutubabarire imyaka yanyu, mwirirwa mutusemba mutubo. Reka twikundane. Dusoza, reka niki wenda yewe ushobora kubwira abantu badukurikiye, abibaza ku rukundo rwanyu, Urukundo barabihurira, tubabarire, mwebwe ibibaza kuri music. ngo ubundi mu magambo make iby'urukundo ntekereza ko atari ibyabo ni ibyanjye na The Queen. It's always like ibindi byose abandi bo bashobora kuba babitekerezaho ntabwo bari budushyiremo urukundo dukundana, so bareke kubikomentingaho cyane, ahubwo barebe ngo Shaddy is a big influencer in this country, babiha agaciro, banamuhe akazi man. Companies, they have to come bamuha akazi. Two, they better focus on new music, sibyo? Bategereze like what we're going to drop. I'm gonna support you, don't Big worry. time. Don't worry, babe. Come on, baby. Okay, I got you. that's it. Peace and love. Let's Okay. move on. Hari amashusho yanyu yasohotse, umuntu yakwibaza se ari amashusho ninde washyize hanze, cyane ko mwari N'abapaparazzi. Produce bad boy. no abantu artist producer artist byose se Byose man. Eh, Byose. man twayirukanaga kera yirukanaga Asiko wanyanze. ahandi kabisa Wanyanze, yirukanaga kuri twapfuye. boro ya papa cyangwa yakoze sibari muri promotion yayo kugira ngo ni nayo muheruka kuba muri kumwe muri promotion. Niyo duheruka gukoranaho promotion. Uretse ko nawe insetse yahuriranye nyine nanjye na project zanjye. Avuga ati reka abikore mu buryo bwe nanjye nzagira time yanjye mu buryo bwanjye. Nyuma y'indirimbo nyinshi zinakomeye yaba izo hanze n'izo mu Rwanda, abantu bafite ubwoba kugiye kuva muri production. Wapi? Man, I'm in production to stay. Kubera ko hari igihe sometimes twisanga mu bintu ugasanga twabikunze cyane, cyangwa se akazi ugakora nk'akazi ugasanga ugakoze ugerageza ureba uvuga ati ese bizagenda gute, nawe ukisanga wagakunze cyane. So production ndayikunda cyane ku rwego ntayireka. Yego.
kubera ko wenda mbere yuko ahubwo ukuntu ntunguye buretse we tuvugana kurusha producer Lawrence jewe njyana n'amakuru abantu bafite niwe muntu uri gutrendinga muri iki gihugu umuntu uri muri show busy ntago yatinya kubivuga yaba mu muziki yaba no kubikuvugaho urumva nagombaga kuza bo kuza urabizi turi inshuti cyane kuruta uko wenda duhurira mu kazi so hari nk'igihe umuntu expectinga ko tugiye kuza twiganira nka kwa kundi kwacu ndambona hajeho kamera ariko wambaye neza by the way urakoze cyane nawe wambaye neza wambaye neza kandi you look good nk'abantu basigaye bafite umuryango ari gake wenda reka duhite dunahera aho twiruka kugira sheri hari icyo biguhinduyeho ukuntu usigaye umeze smartness ntabwo gihora wenda nubwo abantu batakubona ariko sometimes mu bihe bya kera wabaga wicaye ubu ngubu muri studio uri gukora projet z'abahanzi mbo hari icyo bihindura uri kumva iyo ugize umukunzi ugomba kugira n'umwanya wo kumwitaho rero wa mwanya wanjye rero nagiraga wo kuvuga ngo ndi focused kuri njye niba ntari mu muziki ngiye gufocusinga ku byanjye bwite personal life icyo gihe biracenginga noneho bikitwa ko nyine ni bond ya family ugomba kureba your girlfriend how is she doing whatever plan sohoka plan do whatever n'ibintu byinshi yego sindabyinjira amaso ubundi nibyo kuko abantu benshi hanze siturinjira mu by'umuziki siturinjira mu bya production reka duhite twinjira ku makuru amaze iminsi akuvugwaho iyo ukundana na Shaddy ndagira ngo igihugu kuko twarabibonye ariko nta na hamwe wari wagira aho ubivuga nk'ukuntu ibintu byatangiye bijya hanze njye nta ruhare nabigizemo first of all nagiye kubona mbona ibintu bigiye ku mbuga arampamagara arambwira ati namanje guhamagarwa by the way before n'inshuti yanjye irambwira ati wagiye kuri Instagram ndamubwira ati habaye iki njye njya kuri Instagram nk'umuntu ugiye kureba something that happened mpageze mbona nta kintu kidasanzwe uretse traffic ndi kubona y'abantu bari kuza bacekinga on ariko sinabitindaho ndavuga ati se wenda ni indirimbo yanjye nakoze barikoneshe sinabitindaho mvaho hadaciyemo iminota ibiri njye kubona mbona call yindi nshuti yanjye irambwiye ati ariko ibintu wakoze urabizi neza mbwiye sinakoze ibiki mba surprised by then guhera aho ngaho ngera kwa Decad ndabibona ibintu byose ababloga bose bo mu Rwanda ibyo bakoze ba Dumba ba Decad by that time the queen she called and I had to ask her tukora iki arambwiye ati rero ibintu byawe bimaze kuba exposed so natwe ntacyo bidutwaye on our both sides arambaza hari icyo bigutwaye ndamubwira I'm good with it wowe arambwira I'm good with it so reka ntacyo tubigaragaza byagiye hanze yego wakundanye na Shaddy kumuzi ni mu ba celebrity barenze ndetse umuntu yakwexipekitinga ko bigomba kujya hanze of course kuko n'umwe mu ba queen bamamaye hano mu Rwanda kubera ikimero cye kubera ubwiza bwe n'ejo bundi ibihembo aracyabitwara no mu minsi yashize yatwaye igihembo cy'umukwini mwiza mu Rwanda wakundanye na Shaddy ubizi ko biriya bintu bigomba kujya hanze cyangwa nawe as celebrity washaka ko bijya hanze man unatubwiraho video ya mbere wayibonye cyangwa se uburyo byagutunguye kanze mubwire ubundi ibintu biba bimeze iyo byiswe ngo ni mata y'urukundo ntabwo ari ibintu nyine we expecting ngo uvuge ngo nzaza ngo mupange nkundanye n'umu celebrity nabonye abantu benshi bavuga ngo yo yashaka kugira ngo popping up and whatever yewe ntabwo ariko nteye mu buzima bwanjye kuko ntabwo I don't chase fame no I don't chase fame ndayireka at the right time ikaza according to what I do so yari private personal life yacu tumaze kubona yuko nyine of course nk'aba celebrities bitakunda yuko ibyo bintu bihisha ndi producer uri gukora anytime any day birashoboka ko wenda hagira ikintu runaka kibigaragaza cyangwa se natwe emotions zacu zikatuganza tukabigaragaza ntuwe ni big celebrity so ntekereza ko ntabwo njyewe aricyo kintu nigeze sinabitekerezaho kwanza abonye ko ntabwo njye nigeze
dukundana aricyo bigendeyeho kubera ko habayeho first friendship turakonekitinga tumaze igihe kinini tuziranye. Ntekereza ko iyo tuba dushaka kubikora muri ubwo buryo twari kureba uburyo tubikoramo twari kureba uburyo tubikoramo tukabyeexposinga either before. Rero ni ibintu byaradutunguye tubonye byagiye hanze. Okay, let's go. Bikomojeho ariko nanjye reka mbivugeho, abantu baravuze ngo ashaka fame, ashaka kwinjira mu biki nanahurizaho hamwe n'ino press release wisoreye ubwawe, abantu bavuga ngo washaka kwinjira mu muziki, that's why washutwika muri buriya buryo. Oya reka nsangarike Jidena, buriya njye nshatse gutwika man, ntabwo ndi umwana muri iyi muziki. I've been in this music since ntekereza ko iyo nshaka kubikora hari uburyo nari kubikoramo. Hari abenshi nagiye mbona ngo igiciro runaka ntekereza ko atari nacyo giciro ahagaze, ushobora kuba kirengeje kurusha uko wenda bo babitekereza. That's the prediction bo bashobora gutekereza, ariko hari amafaranga bavuze ndamutse nyafite nashakisha uburyo nongera ahandi nkakorana na collaboration n'umuhanzi munini muri Afurika, tugashyira igihangano hanze akaba aricyo kibyara amafaranga. Kuko ibi ngibi njye ntabwo it doesn't gain me money. Let's try to be honest, I'm telling you the truth. Like ibi ntabwo binyinjiriza njyewe on my pocket something. Sibyo? It's just being people ngo bari kuvuga, they are saying this and this, ariko ntabwo njye binyinjiriza. Rero nakora ikinyinjiriza kuruta uko nakora kitanyinjiriza. Love inyinjiriza in another thing kubera ko it's a connection and bond. N'umubano bafitanye n'umuntu bituma wenda duconnecta, duhuza, tuba inshuti. Wenda nkavuga ati aho ngaho niho biri buhere, urukundo rufite icyo rumariye, kuba dukunda hari icyo bimariye, ariko biriya byo ntacyo byamarira. Gukunda n'umukecuru ngo agufashe ku ngufu ngo ni umwana. Umuntu uvuga nk'ibintu nk'ibyo ntabwo nyamutinda kubera ko akenshi abo bantu ntabwo banzi, ntabwo tuziranye. Hari nabo nagiye mbona bavuga ngo baranzi, ngo turaziranye, ngo ni inshuti zanjye. Ntabwo turi inshuti njye nabo bantu, ntabwo mbazi honestly. Nshobora kuba muzi kuri staff akazi ke akora, ariko ntabwo bivuze ko tuziranye, turi that connected, turi inshuti. So kubivuga kuriya rero ntekereza ko urukundo ntabwo rugendera kuko abantu kubw'imyaka mufitanye, kubw'amafaranga ari ku mufuka. Harabona abonye bavuga ati ngo ni amafaranga cyangwa se n'ibiki about age. Njye ibyo byose ntabwo mbireba, ahubwo ndeba icya mbere kuba duhuza n'umuntu, kuba yuje comportments njye kuri njye numva ko ari we mukobwa nkwiye, kuba nawe kuri side ashobora kubitekereza akavuga ati this is the guy I wanted. I think that's enough. Ntekereza ko ushaka kwinjira penetrating ashaka ntabwo yatuma nyine n'ubundi tudakundana. We are mature enough to choose, not let people choose for us. Hanyuma niki Shadibu yagukoreye kavuga ngo iyi ngiyi turakundana, ese ni ibiki byahindutse muri yewe? Yaje ari humble according to the way nari numvaga. Of course maze gukorana n'abahanzi benshi banini, hari pride ubundi y'aba public figure like baba bagomba kugira. Yaje we rero bitandukanye cyane ko tutari turi around mu Rwanda, biza bitandukanye cyane nuko njye nabitekerezaga. We had fun, we had to chill, we had good vibes, good moments. Then duhera aho ngaho tuba inshuti before. Nyuma yo kuba inshuti birakomeza. Ego buri kugenda bwira, tunasigaranye iminota mike, wenda turi buze kubazanira producer yewe n'umukunzi we Shadibo. Yewe reka twivugire ku muziki. Ejo bundi ushize hanze itangazo ko ugiye gusohora indirimbo Dangote. Ngiye by'umwihariko nzi n'amatariki zasohokera ku itariki 22 nibwo, reka tubibwire abantu ko ari bwo 15 mumbabarire nibeshye ku matariki, ni itariki 15 z'uku kwezi, azaba ari kuwa gatanu ndibaza. So rero ni imwe mu ndirimbo igiye kukwinjiza mu muziki. Abantu be expecting iki? Uraje mu muziki, production ivuyemo ubwo natangiye mbikubaza. Man, production nuko nakwibwiye ndabikunda, ni ibintu nkora nkunze, ntakora mfocusinze any other thing, so byo ntago byahagarara no matter what. Cya kabiri cyo
kuba ngiye kwinjira mu muziki ibyo abantu bagomba kubyakira. Nanjye naje maze imyaka almost 6 mfite this idea of dropping a song, so I think this is the right time kugira ngo mbikore. Yeah, this is the right time. Maze imyaka 6 mfite icyo gitekerezo, naje muri production mbere ndi umuhanzi, ndi producer from there. So ntekereza ko ibintu byose nari nkeneye, nashakaga kwanza kugira label ifatika ikomeye nziza ishobora kumfasha kwambuka Afrika. So nkikimara kubona ibyo bintu byose nashakaga mbyujuje, mbese mvuga okay, let me do my song, let me drop my song. Nari nzifite muri studio nyinshi. Alright, turaza kugenda tubigarukaho, turaza kugenda tuganiriza producer yewe ndetse n'ibikorwa arabarimo, kuko of course twaje kandi ntituri buhave. Turaza kumubwira ndetse n'ibijyanye na music yiwe nabyo tuze kugenda tubibabwira, hanyuma niyo ndirimbo ninasohoka tuzabafasha kugira ngo tuyipromoting. Nimwe mu ndirimbo ndibaza ko izaba ari nziza nk'umuproducer, of course twiteguye igihangana zadukubita. Iyi ni exclusivity show, turaza gukomezanya turi kumwe na Shadibu.